Umunyamakurukazi Anita Pendo, dore ko afite umugabo umukunda cyane. Ni nyuma y'igihe kinini Anita Pendo tumubona, dore ko ari umunyamakurukazi ukomeye cyane hano mu Rwanda ndetse unakunzwe cyane, akaba ari n'umu MC ukomeye ukora mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye, dore ko akora ibintu byiza agasusurutsa abantu bakaryoherwa bakishima, dore ko Anita tumuzi ari umuntu ukunda guseka, ukunda ibintu by'inzenya, dore ko ubu mbibutsa ko asigaye akora kuri Kiss FM, iyo ni radiyo aba akorana we na Rusine. Ariko Anita Pendo hari amakuru y'indani tutari tuzi, reka nayo tubashe kuba twayamenya, tumenye ngo Anita Pendo se mu buzima busanzweho aba ameze ute, akunda guseka cyangwa se ni umuntu mwiza, cyangwa se n'ibindi byinshi bigiye bimwerekeyeho, tubashe kuba twamenya buri kimwe cyose, tubashe kuba twamenya ngo uyu Anita Pendo ni muntu ki, dore ko Anita Pendo twamumenyereye ahantu henshi hagiye hatandukanye, dore ko Anita Pendo yabashije kuba yatwara ibihembo by'abanyamakuru cyangwa se bw'umunyamakuru w'igitsina gore wabashije kuba yatinyuka akabasha kuba yakigaragaza, akabasha no kuba yakora ibintu byinshi byiza bigakundwa, dore ko yatangiriye kuri RBA aribwo yakoraga ku iradiyo bita Magic FM, dore ko yakoranaga na Japhet Mazimhaka, na Mazimhaka yagiye amushimira ati Anita Pendo yaramfashije, ati twakoranye neza, ati nzamukumbura, ati n'umuntu ukunda ibintu by'urwenya, usetsa cyangwa se ubona ko akoze cyangwa se akora akazi agakunze cyane, dore ko Anita Pendo nawe mu buzima busanzwe ni umuntu mwiza ugira umutima mwiza, uhora yisekera witurije, ariko ugasanga nawe ntacyo atwaye, abakunda kubana neza n'abantu, akunda kwisanzura cyangwa se akunda guhita amenyerana n'aho ageze cyangwa se akisanga aho ageze, dore ko Anita Pendo mbabwira ko afite abana babiri b'abahungu. Ese wakibaza ati se yababyaranye nande, yababyaye ryari? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho, tubashe kuba twamenya ati se Anita Pendo abana n'umugabo cyangwa se ntabwo babana. Anita Pendo reka tubashe kuba twamenya buri kimwe cyose kimwerekeyeho, tumenye ngo ubuzima bwe bwa buri munsi bumeze bute, cyangwa se biba bimeze ute aho ngaho, dore ko umugabo we bamwita cyangwa se uwo babyaranye bamwita Nizeyimana Alphonse, mumuzi mu mupira nka Ndanda, dore ko ari we musheri wa Anita Pendo cyangwa se ari we babyaranye aba bana, nubwo ubu batakiri kumwe, dore ko babyaranye abana babiri, dore ko n'uyu Nizeyimana Alphonse bamutumiye abasha kuba yagira icyo avuga ati uko byagenda kose nubaha Anita Pendo, ati dufitanye abana ninabihakana, ati twagiranye ibyishimo byinshi, ati Anita Pendo ndamwubaha cyane, ati kandi mwubahira ko ari umukozi ukomeye ukunda umurimo kandi ushoboye cyane cyane cyane. Rero bakanyujijeho, dore ko
Anita Pendo we kuva kera yahoze ari umukobwa cyangwa se yahoze adafite ubuzima buhambaye cyangwa se bwiza cyane, dore ko yabashije kuba yakihiringa agakora cyane, dore ko anavuga ati njyewe navukiye cyangwa se nakuriye mu buzima bushwaririye, ati narihirinze kugira ngo mbashe kuba nagera ku cyo nashakaga cyangwa se ku cyo nari narateguye, dore ko utwana twe cyangwa se abana be b'abahungu bamajije gukura cyane, umwe afite imyaka ikabakaba 14, undi we mu gihe afite imyaka 10 yose y'amavuko, dore ko abana be agenda avuga ati ko byagenda kose nzakomeza mfate abana banjye neza, ariko ni nyuma y'uko yatangaje amakuru muri iyi minsi isize abasha kuba yagira ati njyewe nkeneye umugabo tuzabana neza, ati utazambongamira, ati mfite abana 2 wumva azashobora imico yanje, ati twadiringa, ariko abenshi bakabasha kuba bagira ati se Anita Pendo kagira igiparu cyangwa se ibintu bijanye no kuganira cyane, byaba ari ibiparu cyangwa se byaba ari inzenya ze yigirira, abenshi babifashe nka blague, ariko Anita Pendo we yarari seriye, yanabigarutse avuga ati njyewe ndi seriye, ati kuko umugabo wanje twaratandukanye Alphonse, ati Alphonse ariko nawe ndamwubaha nka mama w'abana banjye. Ngayo nguko Alphonse nawe ntabwo agomba gutererana abana, ntabwo agomba kuhabura, ko byagenda kose abavuga ati bana banje ni mwebwe mfura azanjye, ni mwebwe nabashije kuba nabyara, ati ngomba kuhagera nkabafasha buri kimwe cyose ico mukeneye cyose nkabasha kuba nabafasha, dore ko na Anita Pendo avuga ati abana banjye nibo nkorera, ati rero bagomba kuba babaho neza. Uyu rero Alphonse baramubajije ati se abana bawe waba uhagera igihe wenda bagize isabukuru y'amavuko, ati ibyo mbamariti cyangwa se ntabwo ibyo nabicikwa, ninjye ububizi ngomba kuhagera. Anita Pendo we ibihembo byinshi yagiye abitwara, ariko agenda azamuka mu ntera, ubu amajije kuba umuntu usobanutse cyane cyane. Mama w'abana bawe Anita Pendo nicyo wamubwira nonaha? Icyo namubwira, ndamwubaha nka mama w'abana banjye, kandi uko byagenda kose agenda avuga ati intego ni ugutsinda, ati intego ni ukwiha intego ukabasha kuba wayisohoza cyangwa se ukabasha kuba wahigura imihigo uwihaye, ukabasha kuba wanabikurikirana. Rero nshuti twakomeje kubana mu iki kiganiro, nkutse ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.